mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho. Ijambo muhirwa uyu munsi tukaba tugiye gukomeza dusoma mu gitabo uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nkuko twabibonye rero ubushize twarebye ku kibazo cy'amateka, ariko uyu munsi noneho tugiye gukomeza tureba cyane cyane ku mwami waguye u Rwanda Kigeli IV Rwabugili. Uko Ababiligi baje bamaze gusimbura Abadage, uko umwami yari yaraguye u Rwanda, noneho Ababiligi bakongera bakarugabanya, icyo umuryango mpuzamahanga wabivugagaho, nuko Amoko yaje gufata intera akava mu butunzi bw'inka akajya mu moko tuzi na magingo ayo. Byagenze gute kugira ngo bafate iyo ntera bitera ikibazo mu Banyarwanda? Uyu munsi rero ibyo nibyo tugiye kuganira muri rusange, ubundi tukazakomeza twinjira mu gitabo nyirizina nk'uko iminsi izagenda yicuma. Reka turebe rero umwami waguye u Rwanda Kigeli IV Rwabugili, ibyo yakoze, aho yagejeje u Rwanda, impamvu afite akamaro gakomeye mu mateka y'u Rwanda, ku buryo nta wapfa kubisiba mu mateka y'u Rwanda, kuko tugomba kubyumva. Niba umuntu yarahaniraga igihugu kugira ngo acyagure, nuko yari afite ubwitange n'urukundo rukomeye ku gihugu. Noneho natwe tumwige, tumumenye, turebe tudise kuki bitavugwa, kuki abantu baza bagahindura amateka uko basimburana kugeza na magingo aya. Reka turebe rero ku kibaho nk'uko tubimenyereye, turebere hamwe icyo tugomba kuvana mu mateka yacu, cyane n'icyo twakwigira ku mwami waguye u Rwanda ariwe Kigeli IV Rwabugili. nk'uko tubibone uko yaciye uburetwa, nk'uko maze kubabwira. Muri iki gitabo tugiye gukomeza tureba umwami waguye u Rwanda Kigeli IV Rwabugili. Numva ari umuntu tugomba kumenya, kuko kuba u Rwanda rumeze uko rumeze ubu yabigizemo uruhare rukomeye. Tugiye kureba rero Kigeli IV Rwabugili. Njyewe mwandika na R ndende kumuha icyubahiro cye. Tuzi ko ari nk'umwami waguye u Rwanda, umwami waguye u Rwanda. Kigeli IV Rwabugili, umwami waguye u Rwanda. Tugiye kuvuga ku mwami rero. Mbere yuko twinjira mu gitabo tuvuga kuri uyu mwami waguye u Rwanda, reka turebe ku mwami Salomo, twifashishe Bibiliya. Tuzi neza ko muri Bibiliya habayemo abami benshi, ariko bigeze ku mwami Salomo, Imana iramufata imuha ubwenge buhebuje, kuko nta muntu n'umwe wari wagera ku bwenge Salomo yafashe. Ushaka kubihinyuza wafata iki gitabo Bibiliya ugasoma mu gitabo cy'imigani. Ubundi imaze kumuha ubwenge, imuha n'ubutunzi bukomeye. Hanyuma nibaza nkavuga nti, kuki Kristo umwami w'abami n'umukiza wacu atari wagize ubwo butunzi? Imana izi ubwenge cyane. Ntabwo yabihaye Kristo, yabihaye Salomo nk'umuntu kugira ngo ibimuhe byose noneho bituviremo isomo. Kuko Salomo, wibuke, amaze kubikoresha nabi byose, yaravuze ngo byose ni ubusa. Ni ukuvuga ngo ibintu twirukanamo by'isi byose ni ubusa. Ikintu cya mbere wakibaje ukavuga, tuza kuri ino si gukora iki? Kuki turi kuri ino si? Icyo kibazo abantu benshi ntabwo bazi kugisubiza, ariko nk'uko nabivuze mu yindi channel mfite hasi n'iki ijambo ry'Imana, mbiganiraho nkavuga impamvu turi aha ngaha, kubera umugambi w'ibihe birebire aho Imana ishaka kuzaganisha umuntu nyuma y'ubu buzima. Kuko bamwe benshi bavuga ngo nta jana, baba bibeshye cyane buri, kuko iyo uvuye muri ubu buzima hari ubundi buzima ujyamo. Aha rero nkavuga nti, niba uramutse wikunda
soma bibiliya. Njya mbaza abantu, ufite imyaka ingahe? 40, 50, 60. Fata umwaka umwe gusa muri iyo myaka wigomwa usome bibiliya, ndakwizeza ko uzahinduka bidasubirwaho. Ntangira navuze ku bazungu, Ababiligi, Abadage, umuryango mpuzamahanga, ibi byose bakora mu bihugu byacu byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi baba bafitemo akaboko. Niyo mpamvu rero nabwira umuntu wese wibeshye cyangwa yishura ngo abazungu ni inshuti ze. Umuzungu nta nshuti agira, kuko wagira ngo hari indi mana bakorera atari nk'imana bakorera. Ndaguha nk'urugero, umuzungu kera wenda ntarakizwa nk'inywa amayoga, ushobora kugendana n'umuzungu mukagenda mukamwana inzoga mugasinga, ukabona ko ari umuntu wawe 100%. Aho ni kuwa gatandatu, kuwa gatanu muri weekend. Kuwa mbere wagera ku kazi ntanagusuza, ugatangira ukibaza se uyu ni wa muntu twari kumwe? Ni rwo rugero mbaha kugira ngo ubone ko umuzungu nta nshuti afite. Umuzungu icyo ashaka ni inyungu ze. Iyo akubonyeho icyo ashaka, ibizakubaho byose ni ibyawe, ntaho uzamure nawe. Dutangire rero turebe ku mwami wacu Kigeli IV Rwabugili, umwami waguye u Rwanda. Iyo mbonye ijambo umwami waguye u Rwanda, njye ikintu cya mbere mbonamo urukundo. Ukuvuga ngo yakundaga u Rwanda. Ikindi mbonamo ubwitange bukomeye. Ubwitange yakundaga u Rwanda, akagira n'ubwitange kugira ngo igihugu kijye imbere. Umwami Rwabugili rero yaciye ubuhake n'uburetwa. Yaciye ubuhake, aca uburetwa, hano tukaba tugiye kwifashisha ikarita y'u Rwanda uko yaguye u Rwanda. Reka rero turebe uko u Rwanda rwanganaga ku ngoma ya Kigeli IV Rwabugili, uko rwaje kugabanywa, impamvu n'ingaruka byaje kuvamo. Hano dufite u Rwanda, u Rwanda, hano tukagira Ikivu, u Rwanda tuzi uyu munsi nuko rungana, ariko ku ngoma ya Kigeli IV Rwabugili uko nguko niko rwanganaga. Hariyongera ikindi gice cyangana gutya cyageraga mu Bugande, n'ikindi gice cyari hano muri Kongo y'ubu ngubu. Uko rero niko u Rwanda rwanganaga ku ngoma ya Kigeli IV Rwabugili. Ni ukuvuga ngo urebye u Rwanda rwari rwikubye hafi kabiri. Iki gice cyagiye muri Kongo no mu Bugande. Hano rero uko Ababiligi baje kukigabanya, wibuke Abadage nibo bayoboraga u Rwanda icyo gihe. Noneho maze gutsindwa intambara ya mbere y'isi yose, Ababiligi nibo baje guhabwa u Rwanda. Nkuko maze kwivuga rero, Abadage maze gutsindwa intambara ya mbere y'isi yose, u Rwanda rwahawe Ababiligi. Ababiligi baje bahise bacamo u Rwanda ibice, iki gice bagisubiza Kongo, bagiha Kongo, kiriya kindi bagiha Uganda, n'icyo hasi Kivu y'Amajyepfo bayiha Kongo nayo. Impamvu rero bagabanyije u Rwanda byanze bikunze birabitse iwabo mu mubiri, kuko amateka y'abazungu bahora bayabitse. Impamvu bagabanyije u Rwanda bagafata bino bice bakabisubiza muri Kongo, ibindi bakabiha za Uganda. Kandi umwami wacu Kigeli IV Rwabugili yari urwanye, ibyo gihe barwaniraga ubutaka, ni ibintu byari bisanzwe. Uwatsindaga niwe watwaraga ubutaka akabugira ubwe. Kuko muri Bibiliya tubizi neza ko Imana ubwoko bwayo yabuhaga ibihugu bagendaga bafata. Icyo gihe rero no mu Rwanda Rwabugili yari yafashe bino bice byose. Ababiligi baje baravuga bati
ibi tugomba kubisubiza za Kongo tukabiha na za Uganda. Byatewe n'iki? Birabitse. Iki ni ikibazo tugomba kubaza Ababiligi impamvu bakase u Rwanda buryo. Bivuze iki rero? Maze kubona ibi bintu ngiye nibaje impamvu ebyiri zishobora kuba zaratumye bino bice babishyira kuri Kongo n'ikindi kigoma muri Uganda. Nta kindi, umuzungu burya iyo ashaka gutegeka abantu arabagabanya. Ni ukuvuga ngo yaragabanyije kugira ngo akomeze yigarure ayobore Abanyarwanda. Ikindi cya kabiri, kugira ngo ace ingufu umwami wari ufite ingufu. Kuko urumva iyo ugenda ufata ahantu muri ako karere ufite ingufu zikomeye cyane, noneho umuzungu yararegera avuga ati reka ibi bice ngende mbivanaho mbisubize hariya. Afite n'indi migambi. Urumva turebye neza mu bubiko bw'ibintu byabo bika muri Bubiligi, nibwo twamenya impamvu ya nyayo yatumye bafata bino bice bakongera kubyomeka kuri za Kongo na Uganda. Ingaruka zavuye muri turazibona n'uyu munsi rero. Turebe ingaruka byateye. Kuko ufashe ubutaka n'abaturage n'umuco ukabivana ku gihugu ukabijyana ku kindi, byanze bikunze niyo hashira imyaka 100 bitera ikibazo. Turebe impamvu bitera ikibazo. Wibuka ko Abadage mbere no bayoboraga u Rwanda, akaba ari abazungu ba mbere bahuye n'Umwami Kigeli IV Rwabugili, aho hari mu mwaka w'1894. Wibaze nyuma y'imyaka 100 nibwo habaye jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Isi ni byaburiranye cyangwa se abazungu bafite imibare yabo tutazi, kuko byanze bikunze ibiba byinshi baba bafitemo akaboko kabo. 1994 nyuma y'imyaka 100 jenoside rero. Tuvuge rero ku Ababiligi. Ababiligi bamaze guhabwa u Rwanda, icyo gihe cyo bakoze n'iki? Mu mwaka w'1935 bahise bazana irangamuntu. Noneho ya moko y'Abahutu, Abatwa n'Abatutsi byari bisanzwe gusa bikoreshwa ku butunzi cyangwa ubukire, babishyira mu ndangamuntu. Wibuka ko umututsi wari umukene cyangwa se umuhutu utarutunze, iyo yagiraga gutya agahakwa agatunga inka nyinshi cyane, nawe yinjiraga mu Batutsi. Ariko izi rangamuntu zimaze kuza muri 1995, bya bintu byo guhindura kugira ngo uve mu bakene ube umututsi nabo byahise bihagarara, kubera ko za rangamuntu zahise ziba ikibazo ku bantu bashaka guhindura iki gihe. Urumva ko iki kibazo Ababiligi bateje cyo gushyiramo ubwoko mu ndangamuntu nicyo cyakongeje urwango hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Noneho mu gihe kirekire kigabanya abantu. Ubundi ko abantu yaravugaga ati reka nkore cyane nanjye b'umukire ninjire mu Batutsi, nta kibazo kimwe cyane. Ariko irangamuntu imaze kuza, ibyo ntabwo byari bishobotse. Bidashobotse rero ni ukuvuga ngo byanze bikunze ibice bihita byicamo kabiri, bigahita bigaragara aho umukire yaba umukene bose noneho bava muri ibyo bagahinduka amoko yanditse mu irangamuntu. Nuko ikibazo cy'amoko cyaje gitewe n'iyo rangamuntu yazanywe n'Ababiligi mu 1995. Kare rero nibwo nibazaga nti iyo iyi rangamuntu itaza, abo bantu bavuga wa mututsi w'umukire, wa muhutu w'umukire, nta kibazo kiri mu Banyarwanda, bose bitana abakire cyangwa abakene, ariko nyine buri wese agakora kugira ngo yiteze imbere. Iki rero urabona ko ni ikibazo abazungu bateje Abanyarwanda. Wibuka ko icyo gihe hari umuryango mpuzamahanga uwo twita ONU. Iki gihe hari umuryango witwaga SDN, Société des Nations. SDN iyo yari yamujwe n'Ababiligi, bano Banyarwanda n'ibihugu bindi muyoboye mubaho ubwigenge, bwabo bigenge. Ariko tuzabona nyuma n'ibyabaye muri Revolution 1959 biti y'Abahutu n'ubwigenge ukuntu byagenze, benshi bavuga bitari byo. Kuko hano wibuke umuryango mpuzamahanga w'icyo gihe Société des Nations SDN yabwiraga Ababiligi muhe ubwigenge Abanyarwanda. Ababiligi bakoze iki? Aho gutanga ubwigenge ku Banyarwanda, ahubwo bahise
bagabanya u Rwanda barucamo ibice bahita babiha Kongo na Uganda, aho kugira ngo batange ubwigenge ahubwo bagabanya igihugu bagicamo ibice. Noneho bwa bwigenge baje gutanga, izo revolution zabaye, urumva ko byaje nyuma, kuko uyu muryango mpuzamahanga wari warabwiye Ababiligi ngo aho ubwigenge hari hakiri kare. Ikibazo cy'amarevolution ntabwo byari kuba n'imyivumbagatanyo. Turareba ukuntu byagiye bizamuka bikura. Wibuke ko yarangamuntu yamaze gutangwa, imyumvire y'abantu yatangiye guhinduka. Turareba rero hano icyakurikiye nyuma Ababiligi bamaze kwanga gutanga ubwigenge ahubwo bakagabanya igihugu. Ariko hagati aho rero wibuke ko yaba Abadage cyangwa Ababiligi, yaba Abadage yaba n'Ababiligi, bombi batoneshaga Abatutsi. Nubwo amarangamuntu yari yaratanzwe, bakomeje bashyigikiye Umututsi, kuko wibuka Umututsi yari yarahawe ingufu n'ubutunzi bw'inka. Noneho abazungu baje bakomeza gutonesha Abatutsi, yaba Abadage yaba n'Ababiligi. Ukuntu rero Ababiligi baje gushwana n'Abatutsi byagenze gute? Ikibazo rero cyaje gukomera. Wibuke ko umuryango mpuzamahanga SDN wari warabwiye Ababiligi muhe u Rwanda ubwigenge. Noneho Abatutsi nabo n'umwami ko aribo bari bakomeje bayobora, bakomeza kotsa igitutu Umubirigi mu bwigenge. Nuko baje kudacana uwaka, haza gucikamo ikibazo hagati y'Ababiligi n'Abatutsi, aribwo havamo za revolution z'igihumbi 1959 twumva uko byagenze. Uko Ababiligi baretse gushyira imbere Abatutsi nabo bagahita bimika Abahutu, ari byavuye muri revolution ya 1959. Tuzaganira uko byagenze, kuko abantu bisobanura uko bitari byagenze gute, wumve ko ubwigenge u Rwanda rwari rwarabwemerewe cyane. Urebye mu magambo n'umuryango mpuzamahanga basaba Ababiligi mutanga ubwigenge, bo barakomeza barategereza, kubera ko bari bazi ko Abatutsi bari komeza basunika bashaka ubwigenge. Noneho bo bahindura imyumvire, bahita bimika Abahutu, babashyiramo ingengabitekerezo na rwa rwango rwazamukiye ku marangamuntu. Noneho rero bizamuka ari ibice gutyo, nk'uko tuzabibona ukuntu revolution ya 1959 yagenze. Mu by'ukuri uko byagenze atari ibyo abantu bavuga hirya no hino, ariko ntabandangiza ngira nti ndizera neza ko bene Kanyarwanda niba gusobanukirwa bino bintu ukuntu byagenze, ukuntu umuzungu yashyizemo akaboko ke akabacamo ibice, nibwo bazicara bagashyira ubwenge ku gihe, wenda bakumvikana. Ahasiga rero iki gitabo ku bacyifuza kiri hasi, wareba wagisanga kuri Amazon. Ubundi ubutaha tuzaganira kuri revolution ya 1959 bise y'Abahutu byagenze gute, amateka abantu batabwira uko ari. Twicare tubivuga uko byagenze, kuko nk'uko urebye hano benshi bazi ko ubwigenge bwavuye muri izo revolution ya 1959, ariko urabona ko ubwigenge bwatangiye gusabwa mbere ya za revolution ya 1959, kuko umuryango mpuzamahanga wari waravuze ha u Rwanda ubwigenge, bo ahubwo bacamo Abanyarwanda ibice aho kugira ngo babunge. Impamvu rero twavuga tuti Ababiligi barahari, abantu ahubwo babaza bati kuki amateka y'u Rwanda mutayashyira hanze ngo tuyamenye, impamvu mwaciye mu Rwanda ibice, impamvu mwazanye izo ndangamuntu. Baricecekeye ntacyo babivugaho, ariko tuzi ko uko abantu Abanyarwanda bagenda bajijuka bazageraho batangiye kubaza Ababiligi ibi bibazo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.